nyine tubwira ikibazo gihari ubundi wavuze neza ko muno mu buriri utabibashije byo ni iki kintu cyangura mu buriri wabivuze neza ahubwo bakakuganiriza niba rero bakakuvuza njyewe sindara no kugira ngo yashaka nuko mwamwatwaye kwiri ibiki no kugira ngo njye no kuvugisha n'abagenzi byose n'ababyavuye So, hello guys, I hope come business and before team was in Korea prank ya. Andi mbona ifite isabuni. Isabuni? Hello guys, I hope come business gusa uyu munsi none ibintu ngiye gukora. Reka mbanje kubasuza. Asa ino video tukayihorera. Oya. Ibintu ariko byo byitibwa. Ngiye gukora prank rata, ngiye kureba koko Aga na Bruno na Miki na Karina ari inshuti zacu twari ko turaturanye ba ari abaturanye ibintu bya video wase tukabyihorera sizonye kwa uploading aba team sina aba team ere urumva ko nyima natekereje kugaruka ariko dore none ariko uragaruka n'icyo nuragira ngo naye bera Adamu nabyo babikora itigenda ntago batugenda niba okay none ubu niko bwa mbere nimwongera gutwara nino cyane ntabwo tuzongera gukora mu nyine live range kandi no channel yitwa Linda nako yitwa Linda na Christian ese ubundi tuyokora iki ko njye bakorera babyeyi n'amasa ariko reka njye mbabwira dore ubu ngubu dore saa 4:45 arambikije ngo dukore prank twirirwanye yati dore ikintu tugiye gukora njye ngiye guhamagara Bruno na Aga babwire ko Linda sengufashe ureka banze ko ibya prank Helena ni iryande ni iryande rero Helena babwire yuko banzu nsubize iri Helena ni iryande ese uzangiye prank z'amaherena birise ndikuye hano noneho urumva tubabwire yuko ngiye na Linda dufite ikibazo ndashaka ikintu cyose cyose dushobora kuza kubabeshya sibyo nitumara kukibabeshya abaryo dukoresha turebe bagwana sibyo iyo prank nanjye uzukuri kwibaho twayiganireho ngiye guhamagara Aga cyangwa na Bruno mbabwire ati Bruno wanjye ngiye mfite ikibazo na Linda kirenze bazi nibazi turashaka ikintu duhinga ahubwo ugorora amagara Bruno amagarira Weburetse reka kandi tuganira ariko. Buretse bose urabona tubamagaye saa sita bakaza. Reka kandi tuganire. Umva nyine mbanze mubwire. Mwese ibirumva ushanya no kugaruka kuri YouTube. Kubera aho iswa munsi baramukunze. Ntabwo njye mbishaka. Nyine regere de precise ashira. Okay, so reka no video tunayiga. Oya nyine tutangiye kuzana rero ibyo byo kwivumbura. Wowe mbwira wabitekerejeho neza imbaraga urazifite ngiye ko ntazo mfite ngiye nta kintu bintwaye ko bwawe niba yitwara guys noneho nta nayo babwiye mbuke no gusubscribing iyi no video ni nyine ndamuka nya-uploadinze sigire ikagira views 100 binarenga abo bantu batasubscribing nta yindi video muzongera kubona ubwo buri wese uri kwireba ita subscribing ariko iyi ngiye ko ari prank bro Franka ya Daman ngiye kubekera Linda muri video ariko nanjye byo mubekera simbizi nawe muraza okay ngaho mbwira rero prank ni beze nawe subi nanjye simbizi ibindi kuvuga kandi mubibone reka nateguye wenda bizura reka nyine mbanje mufasha nshaka kumbwira birabera reka mufasha nawe uraza kubira prank reka nyine mbwira ukuntu tugiye kuyikora none se nabashaka ko nanagufasha ngambeshye okay igiye gukora reka ngiye kwiryana nese mu neza ntabwo utegeye ibitekerezo byanjye ibihise ngombwira twumva ubundi kambaze mubaza bari abamama bose urabizi ko batwite urajya guhamagara mu saa 5 z'ijoro abo reka mbahamagara buretse turaba kuyo kamera ariko ase reka tujye tuganire saa 5 z'ijoro urajya guhamagara abantu bikumarira ikibazo no prank tukazayikora ndashaka kureba ko abaturanyi beza nyine sibyo rata bano bantu batubwira ko abaturanyi bacu ngiye ashaka guprovinga ko abaturanyi bacu okay kamubwire
urababwira ko nagukoze ikintu Kandi- reka nyine mbanze nikubwira icyo ukura oya njye sinshaka kukimbwira banza wumve oya ndabikubwira nabikunda kuko tugomba gutegura ino prank neza ikagenda neza kandi n'ubugenge Njye ntabwo wateguye pana Njye wowe wapi banza imbere niho tubyibone reka nyine neza kandi mwese n'abana bari kureba video n'abana bari kureba video nabo birabatungura kuki nshaka ko bimenye bose muri make ndashaka mwese kugira amatsiko yo kureba ino video ngenda biswe byo gukora prank nawe guhera gutungura kandi biswe bigomba kubabaza ariko umenye ko ari prank utaza kuzana imikino nayo ahubwo nizana phone mbi bahamagara kwe tunakatinze banze bahamagare kadembe nze mfati yanjye nanjye bahamagare ubundi turebe nikorera yego bebe yenge guhamagara aga mubwire ko ngiye nshaka kwaza mu rugo kandi banza umyotinge yo bro meze biteze Ni sawa. nizere ko nagukanguye mwana Wapi ndikutaruka. banza urakare aga wamfashije ukaza mu rugo siko mfitanye ikibazo narinda ukaza ukamfasha tukuzane na mike Byagenze gute? shamfasha kabisa bro mfasha Byagenze gute? kamagare bebe n'abantu mwe mbafitiye none iyo mana we hamagara na Bruno utugiye guhamagara Bruno wa Karine ubundi burebe ngo show irabasho mfasha nze kurakara ko simfite imbaraga zirakara kare icyo papa yiba yarajyanye agari kumpamagara nawe ndi umwita mwihorera abanzazi kamwimufite alo bayirwa biriwe ndabukanguye umva none se ko nari mfitanye ikibazo na Christian Mwamba bariya mukaza ko mbona bidashoboka ko ndara hano Cyose kibazo gute? ni birebire pe mumfashije wabwira mu mahirwe akihangana akaza ko nyine ntabwo nshaka kurara hano Kamukangure mubwire tuze nta kibazo. saba ko guys ngiye bafite none mwibaze ati ariko bamagana nubwo azi Frank agifitiye nange mumbwire ese kamara ubundi ujya gukora iki akibona utazanamo imikino yo sinyuma yo ituma se so guys reka tube dukatinze rero ko ntabwo dufite twatiri kuvuga aka kanya dutegereze abantu bishake none se ubundi urabucuruza turategereza igihe ahantu hose batuye urumva byakunda cyakora nitwo mbavugije inkoni tuze twajya dusubizeho kamera reka tube tukuyeho so guys nisubijeho kamera ariko niba bashobora kuba bari gusoma reka ngende nigize serivisi ariko kamera nisubize inyuma ku byo turi ako se utubi ibi bintu dukoze n'ibyo sata guys yes Impundu kuzi ukobwa umeze gute umukobwa siko muzitagira kiri urugiye mama bimeze gute Cristiano avuga bicara kandi ari ubuzenge ngenda gusenga oya wowe wicara hano wese oya mwana nguno wicara hano se mwapfuye ibaze ukuntu ntakuzi ureba nawe nyine nkandi kuko umuntu ureba nawe wowe wayi nyine habaye iki kiri gutuma wumva utararana n'umugabo wawe
ese n'iki nakoze kidasanzwe badategereze bandika ibaze nabahamagaye nabo babahamagaye ngo baje gukora iki niyo nakubwiye ngo niyo wazura musipati ukamuhagarara hano ndataha reka nkubwire rero reka mubwire mu mahirwe si ukugusuzugura ukuri Christian sindamubyarira nta kintu kingumisha muri uru rugo kandi ari wabura ikibazo ari nawe nsanze ari kuri telefone uretse ubundi watangiye inkuru yose kuri telefone yanjye si nk'iyi nanjye reka nakwibinyuza ukeka se ko nabibashije cheating abantu cheating byore niba uduhamagaye twizeye basi igeragezo unace ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu mwashwanira nase telefone ubundi nyine telefone yabateranya kiri ariko si umuntu yaba kuri telefone buri gihe ugasanga niyo n'abantu b'abandi uzishyuye saa tanu z'ijoro uri amakosa yawe ntabwo ari ibintu bahamagaye ntabwo ari ibintu bahamagarira polisi banahamagara abandi bantu bari mu byisotira bikanga nase telefone wowe bagusanzeho ni telefone ivuga iki ikora araje asanga ndi kwivugira kuri telefone basi tuvuge mu ruganda abashatse kuyincapura ngo uzana ngo ndebe umuntu tuvugana nese mu by'ukuri nese terega telefone ni prive y'umuntu iyi ngiyi ntabwo ari fixe batereka nta muntu wese uzi yita niba umugabo akubwiye ngo nereka umuntu muri kuvugana nyine uba ugomba kumumwereka ntabwo umweretse se hari iki uzi ko ngiye kuva n'abana na Christian ntabwo ndajya muri telefone wajya muri telefone yadashaka iki ariko ubaye nawe uzi ko umuntu uri nta kibazo gihari wamumwereka inoze wowe kuba wamwereka n'imico mibi kuki se basezeranye mu bibi no mu byiza ibyiza ni ibihe si bibi ni ibihe ndetse namwe babahamagaye ntabwo zibira abaye iki ndagenda rinda ajya he nase yagira ubundi ko ari amakosa ye ntashaka agenda ni mu birenze nase byagenze abaye iki ntashaka agenda nta birenze ubu ikibazo kiri hano ngewe cyancana uyu nguyu ngo ntabwo Christian yemerewe kumenya abantu yavuganye nawe ngo telefone neza kandi ari umugabo uyu nawe ati arara kuri telefone avugana nande se nanjye nyine nicyo agaragara mfite ikibazo tubumvije n'ibyo none se ibyo ngibyo bituma umuntu aba yifata akagenda agasohoka urugo ngo ntari buraranira nyine murumva nata buri gihe mwana kuvugira ku mazi tudakora amavideo ikirungura kiranyiciye pe oya mugumane ibyanyu maze mushyire mwenda boroheye urumva mwana bro ngiye buri gihe ndaza se ko mbuzuje utambaye impeta ubu se njye nambaye isuti burya bane mu nzu ngo tugende ngo Christian amamagaye ngo ni ibintu nk'ibyo ngibyo basi tubwire nyine habaye ikihe kibazo urumva yewe buri gihe nsigaye nsanga nijoro nkabona nimero z'ama +1 +4 zavuganye amanimero muri Norway muri Amerika yamuhamagaye ejo bundi nafashe fone ye mbona umuntu yamuhamagaye hafi bavuganye hafi isaha n'igice wowe yifashe telefone ujya muri telefone mu buryo kureba wawe ujya kwa kuri gufata fone sinzi ibintu ngiye gukora ntabwo ufatiye ameki oya ariko ntabwo najya mugiye konsoma umuntu wanjye ibyo byihorere none se warifashe ujya gukora ushari witangira kugira rinda ikatoze twumva uruhande rwawe oya buretse ibyo ngibyo byihorere data sofa telefone data meki ngiye guhamagara ngiye muri byose wabireba ubundi bitwaye iki se umugore wawe ntabwo mwasezeranye nanjye nicyo ndi kuvuga niba barasezeranye ngo ibibi ni ibyiza ibibi ni ibihe byiza ni ibihe ndetse hakanya rinda isabona ko Christian ari ku rwego rw'akeneye diaspora iki ntunakirengagize ntabwo kuba umuntu mwarabaye ntabwo bikuraho ko nyine ugize ubushobozi bwo kuba wamukontorora kuri buri kintu umuntu abanyagabanya ibyo ngibyo rero ko mwasezeranye nyine mu icyo yashaka kubabwira impamvu yesu wafata telefone yanjye wose uburenganzira wanze munyumve
kuva kure niba aravugira Linda oya ahubwo kuki utumva ko niba yaravuga ati telefone yawe mpamagare akabigondera kumujyanye nyine mwanze mu nyumve nta kibazo ubundi Linda ntabwo uri kimwe mubwira ibyo mushaka asaba kuvuga ijambo rimwe nta kimwe uretse gato ntabwo nata wamenye umuntu ari kuvugana uramuzi ntawuzi nyine urumva njyewe ubu ni sawa umuntu yamuhamagaye duhari nta nubwo muzi ariko ibibazo umuntu bavugana kandi buri gihe mumaze kuvugana n'amasaha rwose ntabwo ashaka namuhamagare nimba ntacyo nanjye ntabwo yikeka ngo mpamagara kandi nanjye namubwiye niba yakubwiye ngo ninde muri kuvugana niba nta kintu wikeka namuhamagare ngo bavugane uburenganzira bwiwe ndetse ko ntacyo mubaza ubundi nk'uko wabwira ari kubivuga ubu ngubu hari umuntu hano ku isi utazi ko njye nashatse isezerano ryo rituma utaca umugabo wawe nyuma oya nawe ukutuvuga ikintu gihari n'ikintu ari mu nyumva nabanza nyine mwandeze amatwi aba bana Christian nawe ntabwo turagiye nyine ni mu nyumva ikosa rihari ni uko guys genda basaka mwamaye akanya nkasobanura akantu mukavuga Linda telefone niye kandi niye koko Christian umugore n'uwo telefone niye Linda sibyo Christian afite ububasha bwo kuba yamubaza ndimo muvugana ariko ntabwo yakwiye gucekinga ibintu by'umuntu buri muntu wese agira priveze na privacy ziwe ahubwo zani yawe ndebe mu gutangiye kuvuga rero ntabwo ni ngombwa ngo ikintu cyose ibyo no kutigirira icyizere mu rugo ngo wumve ko umuntu yakwemeye ngo mubane agari kugushuka oya ntabwo kumushuka ahubwo ikibazo niba Christian bwa mbere yarabibonye ntabimubazeho akaba asanze ari kuri telefone ubundi sangahe si saa tanu uretse ko mubaza uno hanze saa tanu n'iminota itanu mbese umuntu wambaye oya ikibazo ryarana n'abavuga n'umuhanzi aho byari kuvugana n'ibyo kudashaka umugabo wakumenya reka mbabaza ko muri bakuru uzi ikintu ritakoze se umuntu yamwambaye urugo rurabananiye rero babireka inasi ubwo bari mu bice muduhamagara ikijoro isibye kudutakariza umwanya w'ubusa mwe n'imbuga y'umudashaka kumvikana ahubwo bari kubivuga mu bundi buryo utubwira icyo sheri Linda ntabwo ashaka mwamuretse wamushyigikira kuvuga ngo mumureke agenda aza ariko iminsi baba baraduteze iyo dukoze ubukwe ku mbuga nkoranyambaga ku buryo wumva kumva gusenya ukumva ibintu nimujya no kumva n'abantu mujya mureba igisubizo kirambye nyine turebe igisubizo okay tugeze kuri kote yawe wasoje ariko baze kuba umugore wakwita muhu bro mbese uri umuntu yajyana n'umuzakuru w'umukobwa ase wareka twumva we wari ndahaguka nigendere mbabaze mu ikibazo Christian bwa mbere yaraje byari nka saa tanu n'igice kumva ubwo aho yaravuye sinshaka kuhamenya ngo nawe ari buze kuhambwira arangije araza aje asanga ndi kuvugira kuri telefone ahita atangira kuzanira umubyeyi yigize ndingabo ngo se telefone ndamubwira tuvuze genza agakora gute se nshikuza telefone nk'uko agabivuze ndi umugore ariko telefone ni iyanjye ndambwira witonze ndi kuvugana nawe ko wanjye ndanabimwereka ko wanditseho anko n'izina rye riro ku ruhande ko ubanze ko bashidikanya abanza wumve arangije nshyiraho karere yaranabyumvise nashyizeho karere aranabyumva uri kumva aranabyumva kandi ko turi kuvugana ahita agenda mu cyumba turavugana ashira nk'isaha nsubira mu cyumba namwe se ubundi ngo barangunda bishyire ngo nsakuriza wabyumvishe mind yuko yavuze ngo winsakuriza yeza kuvuga ati ndarushye turaza kuganira mu gitondo nari kubyumva ariko ngo ndarushye winsakuriza wabyumvishe winsakuriza ndabwira yesa sindeke kugusakuriza icyo nakoze mbese njya kugera mu cyumba cy'abashyitsi kuko niyo muraye ruhande none si mu mezi atanu mumaranye mudafite kurara ukubiri nese umuntu
kwemera kubwira ngo bizakomeza ukamurara iruhande atanze yuzura sakoze ubwako bwa kabiri kwa kabiri tariki 8 kari yarongeye natse ijambo ukwa gatandatu nyabona natse ijambo kwa kangahe mu kwa gatandatu tariki 10 nyabona nongeye baka ijambo oya reka mbaze mu bwenge ndi mukuru aha ngaho noneho twubahana mbwira mu mezi 5 umaranye n'umugabo n'umugore mu nzu ubwo baracyari mu kwa murasama nta kindi kintu cyari cyaraho babarira umbwire nyine ikintu cyatuma umugore ata umugabo mu buriri mu mezi 5 none se njye warambwiye ngo dore ukuntu byagenze so muri iryo joro yagiye kurara mu kindi cyumba narabyutse mu gitondo rumva twigeze tuvugana ndabyuka maze kumwohereza amafaranga nsanga amwohereje menshi kugira ngo nanjye nongere nyisubize nsanga muri iryo joro yari ndavugana na yanime amasaha 2 hafi n'iminota 30 ntabwo iyo nimero ntabwo yumvise ko ari yankwanda ntabwo wabyumvise aramuzi none nese ako niyo watumye uvuga ngo ukora kwasi nari kubabwira uwo munsi wararangiye mu gitondo ajya mu kazi nanjye njya mu kazi naramutwiye twirirwa tuvugana yararamagaye ndamubwira isuri noneho navuga ntabwo tugusa kurizera ahita narugira akantu kiti uri kumva oya aho nta kantu kiti hari ikintu rero Christian yakoze ariko sareka nibabwira Christian kuba umugabo ntabwo bivuze ngo uze ukana umugore wawe ntabwo namukanze gusa leta kuri mu telefone ndebe ntabwo biganira none se papa hirwa nawe ugashyigikira ko nyine niba kandi byakabaye bari gutandukanye ariko ubundi ikintu gitandukanya umugore n'umugabo mu kiryamo na Bibiliya bivuga ni igihe bari mu bihe byiza byo gusenga cyangwa umwe arwaye iki kindi cyatuma umugabo ata umugore mu buriri cyangwa umugore ata umugabo mu buriri wowe ko tumaranye imyaka 4 nari nagutamubwira umva mubwire ibyo byararangiye mama abantu bari kuvuga ibintu bibabaje nawe ariko umva mubwire oya na rero noneho nawe mwifashe urufite kinateye kibazo yewe nabatse ijambo mu mezi 5 oya ngaho uvuga basi agawawe nimumvugira ngo ntabwo ngiye kuvuga amabwira waretse gasoza kwe tuvuga mbara mvuga akantu kanyu mubanze nanjye mubanze muri phone bebe kina batisha ijambo uvuga gatoya reka mbabwire muri kibazo arabukira nubwo mubone munga ari kwigira gutya yigiza hirya no hino Christian ari kwigiza hirya no hino wavuze ikibazo neza harukira kivuga kuko nawe urakizi sibyo byiza wavuze ikibazo neza harukira ntabwo ikibazo ari umuvugira kuri telefone mwanya munini ikibazo ku buryo icyo kibazo kikubya kuri telefone aricyo kimbana mu buriri se Karine ntabwo ari kwikubaza nicyo cyambana mu buriri sinzi kikubana mu buriri urakizi naretse aba abantu bari kudukina gafuta yire niyo ndababwire nimushyire ukuri hasi musasi Christian nakubwira dore impeta zawe ngizi umva mubwire Karine Christian kunyita Karine kikumura ko wakoze oya uretse ibibazo ari twumva oya n'abatazaba bagenda gufana umugore wakoze kandi ariko bibikoze umuntu ukura zibeta imbere y'abantu bose ubwo muri abagabo mwishimana ko muzajya kubaza impeta zimuhereze zikurema uko mwazandikanye ntabwo twari tuhari nyine tubwira ikibazo gihari ubundi wavuze neza ko no mu buriri utabibashije ryo ni iki kintu cyamura mu buriri wabivuze neza ahubwo bakakuganiriza niba urabe bakajya kukuvuza njyewe sindara no kugira ngo ibiki no kugira ngo njye no kuvugisha nawe byose ntabwo byavuga iyo mwanya ijambo ukwigisha amase telefone nose ni mpamvu uvugisha abadiaspora ngo mugurire biba byanze nose abadiaspora bamufashe ikibazo nuko iyo babaye nijoro mba ndikurura mu mutwe nese nimba kamubwira amahirwe amanota bikeya cyangwa nayo ntayashoboye mu rugo nararyaga nari mbayeho neza nta kindi cyambaye uri kumva nta kindi kintu cyambaye nari mbayeho neza bishoboka niyo minota mike basi nayo nayikora ariko niyo minota mike nayo ntayibasha ikigaragara Christian tubwiza ukuri iyo minota nayo ntayibasha nayikora intabemye cyangwa bayaguciye inyuma akagira ntibitangiye ubuse ntibitangiye byatangiye ariko se mureke mbabazi umuntu asaga no kutavuga ntabwo muri bujya mu basi mutange n'ijambo ntabwo kubanga mujye mu ijambo reka turebe kandi basi ni mu ijambo mutamvugiramo
wowe numva ugiramo urahita musohora ndije kwitorera mu Usaba uje kurwana. ako watewe n'abayobozi mu pasi reka mbabwire nawe mwese pasese mbarati mureke mbabwire sibyo Christian ibi bintu nibo numva ari ibintu bikomeye cyane ariko umwanzuro wabyo ari ukubona mwari gukuramo impeta ntabwo ari ukubona muri guhuza abantu ngo tuze twumve ibyo utakwiye ese kumva rindaje kubivaze hano nyine se waba sibyo navuze mugomba kuvuga ko ari nyine manze munyumve rero mwumva njye ikintu gishoboka kandi gishobora kuba cyatanga n'umuti wa kino kibazo mu rugo n'ubundi natwe ntabwo abantu bose bahora babanye neza kuva kwa mbere kuva kuri wa mbere ibi ni ibintu bisanzwe kandi nta rugo na rumwe rutabamo nyine akabaza hose karaba abantu ntibumvikane ibyo ni ibintu bisanzwe ahubwo iyo muri umuryango muricara mukareba ese ni ikihe kibazo gihari ese ndavuga ngo nyine kuba kimwisha ariko yagaragaza ijambo urumva rero bavuga ngo ikintu mwanyumvise icyo namuvuga mwumva ari ikintu cyaba cyiza ni kimwe ibi ngibi n'abandi bose bibaho gushwana mu rugo bibaho buri munsi mu nanjye munsi mu buri byarakunaniye ntabwo ikibazo nuko byamunaniye ibigoro wabivanyemo purani ko rero mwumva ari ikintu cyatubera cyiza Kristi si umuntu w'umugabo yenda kwemera rero bikunze reka mbabaye nk'ubu mwambwiye ngo ruvuge murabigenza uri kuvuga ijambo rinini kandi ryakare kuba byarangiye ntabwo uje ku ntego oya reka tumenye ikintu rero tunavuga Christian uri umuntu w'umugabo ikintu ntabwo wagakwiye kuduhuza mu bintu nk'ibi ngibi mwakwiye kwicara ngo mwe mubyikemure nka famiye kandi rero ntazi yuko noneho ubu ngubu twe tuba turi abashuti banyu mushobora no kuzamagara abandi bantu bagahita batangira bakabatanga muri kubyumva iki naho gihari nduzi umuti urambye nimwemere mwicare hamwe musenyere umugozi umwe n'ibintu bitagenda iyo bitagenda nk'uko wumva muri kubivuga nguko mushaka uburyo ariko ngewe numva ko intwaro ya mbere irenze ibyo byose nyuma ndwara gusenga banabwizanya nanone ikindi nanibagiwe ku kijyanye na telefone iyo si cyo kibazo ikibazo cyabaye kandi kirakomeye icyo cyo ni ariko ni muri abagore n'abari bishyiriye bose iki kibazo kiri ku mugabo mugenzi wacu basi mureke twebwe tube dusohotse mubaze Kristi ikibazo niba ari uburwayi nawe niba ari uburwayi niba ari ukumuca inyuma niba ari ukugira gute mwebwe mutubwire solution ntabwo se mubemetse bagasohoka bahangiye ndetse uragira ngo tumenye ntabwo umugabo kawe kandi mbese ikibazo cyanjye mwacyumvishe aha ni umugiye kwa hano oya twe tukugira muze dusohoke nawe hano umugore mugira inama nangone umuntu utari neza se leta yazanye nanjye bigeze aho ngaho mu bintu byo mu buriri mwana jya ubwira ubwambwiye ko nakize ikibazo mani ari kwivugisha abo ni kwa kundi kuna abantu baza ugasiba urumva ugatangira gushaka impamvu ntabwo nawe benshi mani ariko se hagarika mubwira uno wafata telefone yanjye sibyo ukabona ku wa mbere hari umuntu bavuganye ku wa kabiri yavuganye n'undi none ukajya ubona umuntu bavuganye isaha imwe amasaha abiri mani buri munsi bro buri munsi ariko byari bya buri munsi apana nyamuka ngo wenda tuvuge wenda ariko n'aba diaspora ngo ushobora guherezaho umuntu ahubwo ni umuntu none ngo iki cyumweru cyose kuva ku wa mbere nta muntu bavuganaga buri munsi saa yine muri make tugitandukana Christian bavugire uziko diaspora aka kanya ntabwo bakwiye gukoresha no mu diaspora ntabwo hari nicyo cya mbere sibyo ikindi cya kabiri ntabwo babana ikindi cya gatatu kuba nubwo akiri gupushinga turenga semene ko ari umuterete sibyo ariko avuze ko nyine afite n'ibindi bintu bibangamiye ikintu akwiye gukora banza yicaze umugore urumva njye yaraza ahita amuhereza muri iki amwihorera igenda nyine bamuca amazi kubera iki ibyo byose ntabwo bamubwira ngo ibyo bintu byose uba wakoze uri bimwe muratana n'umuntu ukamuha umwanya wo kugira ngo ajye ku ruhande abandi bamuterete wamutaye ntihanda kwikuramo n'ibintu bireba aka kanya ushaka ikintu cyo gukora cyihuse yicaze umugore icyo ntabwo ari umwanzuro umubwira ati amakosa iyo yabaye amakosa ni amakosa y'umunani Christian ikosa ntabwo warikosora ishindi kosa
ikintu gishobora kuba cyahindura amakosa ukuntu ni uko wicara mukaganira icyari amakosa nyine mukakirangiza tu kuko nibikomeza kugera nk'uko n'ubundi uku ni ukwiteza abantu yenda n'abagore bacu yenda turababwira ati ntimuzavuge mwebwe mu micike tumwiturire sibyo ngaho mbwira ari abandi bantu ejo ukajya kumva ibintu biri kugenda bisohoka nanamubwira icyo kibazo n'ubwo cyaka izi namba izi namba icyo ni icyanyu mwebwe babiri mukagisota izi namba rero ni kurwana nawe umutazi kwa nyuma ariko ibintu byose uba uri mu rugo uricara n'umugore mukaganira umugore ashobora kutakumva ko birira ngo bagore insabya zoroshye iyo umugore atakumvise uyu munsi ejo urongera ukamwicaza ukamuganiriza ugashaka ikintu cy'ubuto umugore bro bakora icyo bita kuguyaguye ukamugusha neza ukamusohora ukamwereka ABCD ukamubwira ati ibi bigenze kuno byatubyara umusaruro uko bigenze byatubyara umusaruro ukabimwereka umugore ntabwo ari ikintu uyu mutuye ikintu kuno kunyanga zo cyuma kandi biriya bintu byo kuba ngo meza telefone aka kanya dore ko bigenze telefone muri mugore uyu munsi ushobora kumukanga ejo ukamukanga ejo undi n'umukanga ugasanga atagifite ubwoba niwe azakanga buri murumva ibyo nta kintu kirimo aho reka tubabwire baze tubasotinga ikibazo cyanjye ikintu wajya kudukora urabwira umugore niba uri umuntu urabona ko niba ikibazo kiri utagisoza wabusebye muri kino gihe kabisa uwo mugore mubwira ati ngira ni kwa kundi ni ngombwa ngo barakosa umugore arakosa ngo bagasaba imbabazi niko bitsinda no byo mu kono ndavuga ngo ntabwo uri inganzwa ahubwo uwo woroshye ikibazo kugira ngo kirangire ukomeye Christian umva irindi banga ntabwo rwubakwa mu rundi wowe ushyiraho terms and conditions z'urugo rwawe nuko uzi umugore wawe n'ukiri ibyo akunda n'uko yitwara n'uyo gusetinga urwo rugo rwawe akwiye kuba ikintu bitewe na terms condition wowe ubwawe washyizeho ubuzi ngo umugore wanjye akunda ikiyange cye ese iki niba afite imico imeze nk'uko atari myiza ntakisohora kugira ngo ikosoke inzajya kubona bya Imana twagiye dukoresha tubona ibintu bigiye mu murongo umva Kristo utarajya kure urugo rwose ruri muri kino gihugu rwubakiye ku ijambo rimwe bita mbabarira kubyumva guca bugufi ugasanga kandi uko umugore agukeneye atakubonye nta kibazo bifite ahubwo ni kubera ko wakunda ukuntu ushobora kubona umuntu ukabona nyine ibyo bintu byose kuri fone n'ibiki no kuva yacitse apeti mani nifuhe nako ntabwo ari gucika apeti ahubwo ni ko wakunda ukuntu ufuha ugafuha ati noneho njye nta kintu kimwe nshaka gukora ibigete ni ugufuha nta kintu reka dukoze cy'ingenzi Kristo wumva icyabimuteye ikintu uba cyaba kizima tuhamagara wowe tuwereka kubera n'impinduka z'Imana umugore mwese akumukuyaguye ukamukusha neza ikindi kibazo cyose ushakira mu buriro aho uhita birangira shaka akajeste urumva azaze ko dukeneye n'umujinya umubare mubwire ibyo twapfaga nta kintu kirimo nyine reka mbahamagara sibyo amahuma nyine bikorwa baby muve nimuze muri telefone wambaye cyane wowe ko n'indwara ikirungurira mwana mubonye amata shari yoroshye muvuga n'ibiki se nunugobera n'umugabo we wagira ngo yuda yohamubeye amasikari twatuganiriye birangiye banambigitse si wowe wicaye hagati amasikari twatuganiriye wewe musunika abantu ariko ukuri kose twe nyine ukuri kw'abagabo ntabwo gushira mu biganiro twamenye ko bimeze kandi ngiza ku Christian bizijya mu ngo yasiye nasinze byari byo cyangwa muciri makazana nakazana cyane oya na kareke byo naho bihurira n'umwe mutwana vuga ni ntabwo ucimva kuko
urabizi n'ibyo ese namuciye inyuma zananiwe iyo ryo se waba ushaka iki kuvuyo warwaye kuyungurira nabona kumeze mikingo yazize kurya ibiryo bitandukanye kandi njya mu rugo ndarya twatase nimba biyunze birangiye mbese biyungana ese ko bahoberanye mbese undi muganira iki mwanzi iki mutatubwira ahubwo mwe mwanzuye iyo twe turi kujya kukirungurira reka turi kukirungurira ese umwamara ikirere kikiza ko twasohoye ngo mumenye ikibazo kiri ko twasanze kiri kuri Christian ni ufite ikibazo Christian ntacyo ikibazo gihari cyarangiye ahubwo bo babiri bagomba kubisotinga bikava mu nzu dutahe rero ahubwo igihari cyo Linda wakambera ikibazo kirarangira gute mu mwanya arivuje aba bagabo urabona ko nyine batubindikiranyije baradufite ntabwo nzi ibintu bagazonyine urumva nyuma y'ibintu byose nyine banga napfuye bambwiye mu yindi nyigisho oya ntabwo mwaba agomba kwima umugore kandi n'umugabo nubwo utaka umwimira iki se wagiye ubundi se wowe umwimira iki namwe mujye mureka ubundi amwimira iki ngaho mutubwire ibyo mwanzura kubera sosiyete nyine n'ibyo byose ariko umbabarire ntabwo bizongera kubaho kandi namwe mwese ndabashimiye no kubona mu bifata neza neza byerekeye umugura kirangije nawe soma ku mata nawe kirashira nimaga cyane izina ryo ubundi nashaka kumbabarira niba nakubabaje kandi bizongera kubaho nkurikije ukuntu mikameze twabeshaga bya leta neza ubu muri yari ikintu kimari muri ana masage saa sita zirageze abantu bafite akazi nese mwabonye turi nta kintu noneho niyo muvuga ngo reka muri mukuru wikiye hamwe agana buri ariko nyine agana buri wese mukadukuramo nasi nabwo mwasoma mwatse kurakara amazi basi kamera basi n'umukozi nakuyeho kamera basi ngo iyo kamera wiretse mwana umva abatimu C n'abatimu R mwakoze kutureba mureke tubanze dukemure bino bibazo bye bisezeraho mu nsizero none nakosona turi mu gusezera wowe ni bisazi none mbareka nkuru